kuki imyandiko yawe ndi kumva yibanda kuri situation waba uherereyemo ujya kwandika ngo abakobwa ni abacuyi yego ninde wari ugukoreye ubucuyi Nyiraciriya yaciyeho arangije nawe ahita acaho reka nta n'agaceri k'icumi Nyiraciriya yaciyeho arangije nawe ahita acaho nakunze Linda Priya tubwira Linda Priya rero kamwe ugiye gutereta Linda Priya Linda rwose nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe ni wowe ndura nkabindembe Daniza afite madama ariko ngo kuri wowe yabindaya Linda nge mbona uri Diama ibaze ko na Diamond wi Dar es Salaam na Dodoma diriga burukwa diriga dance izina Linda Sharinde yabuze ukuntu ruwa danje icyamupeso wo kugupesa ukama pase kugapiza nkabona peace kwisi hose ni wowe Miss wisi muresi panye ni wowe post mbega isuri risupesha yisuwe yuko usuko gusiga uhora usize irusizi ho bamaze sinyakaro kuba maso ari wowe sisita wa Yesu Linda Priya ukwiye kubyinwa mu mbyino zibyina ibyiza byose byinshi byiza byera kandi bibyibusha ari na byinshi nibibi byawe Linda uribye ariko nge nongeyeho trebye Linda Priya ni wowe utera abapipo papa Patrick nkuhaye peti peni na wari mwiperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga kukaguhoza post papa ni pasiteri ariko ngari bubipirate ni wowe umuha peace na power ngo yanagupesa Linda nubipinge nanjye Patrick ndamutse ndi padiri uba hafi ya beperisikopi hari n'agatipe kaguhaye impeta nabipirata ubwo bupadiri nkabupirata ako gatipe twapereka ntago papa niyo polisi nayo yazanamo pisitora nayo twapereka ntago papa ndi kugutwara muri Panama Linda Priya mama I love you Yo, what up, big boys and young girls? Nisere kandi hose muri mumeze fresh byatari. Iyi ni Afrotrix Media akaba YouTube channel mugiye kuzanya mubana mu bihe bya buri munsi aho tugiye kuzajya tubana namwe tubazana impano zigiye zitandukanye tuganira nabo batubwira wagwan batubwira uko ibintu ubuzima buri bugenda kuri kamera za Afrotrix Media turi kumwe n'umuvandimwe hanga agiye gutangira twibwira umusa bimeze neza cyane mu buzima busanzwe bambwiye ngo uri umusizi yes nge rero iyo ngiye kugera mu muntu n'ikiganiro hari utuntu twinshi nkunda gutanga amasomo nkunda ko abantu bankurikiranye bagira utuntu duke na duke basobanurira abantu bakatubwira imva n'imvano icyabateye gukora ibyo bintu bakanatwereka n'impamvu ya nyayo twumva niba neza bazi neza ngo ibyo bakora ese baba barebereye ku bandi ese biba byaragenda iyo tuvuze ijambo umusizi muri society nyarwanda umusizi yari umuntu umeze ute ubu ngubu ndetse na kera kera mbese ngewe bitewe nuko ubusizi bwanjye ntago burimo ikinyarwanda cya kindi gitomoye ahubwo burimo ikinyarwanda cy'umwihariko ndetse kinavanzemo uturimi tw'amahanga ibya bindi twita ngo ni slang rero ubwo ngubwo nk'ibyo nko kumbaza gutyo urumva nshobora kugusubiza ibitajyanye twagiye rero amateka y'abasizi muri society nyarwanda kera abasizi bari abantu bameze bate iyo ngerageje kubaza cyangwa se bimwe mu bintu nziho duki nuko abasizi bari bamwe mu bantu basusurutsaga umwami mu kinyarwanda cyiza yego babinyujije mu bihangano babaga bafite usubire mu ikayi cyane gusubira mu ikayi n'izina ry'Imana twagiye ubwo rero ubu ngubu wowe uri umusizi navuga ngo ubu yego w'inyaduka inyaduka ni inzaduka ibyo nuko rero duherezemo byibuze nk'akantu gakeya karimo amagambo y'iki gihe ndabona uri n'umujene ntabwo kakaye twagiye sinyishaka uwambaye akamini
ubundi what does it mean ako kamini duhura wambaye akamini nk'ukubita bombe na mini iyo mini ituma tuguha mani tudatunze nka ya Sadio Mane ubu mu rugo tuvuka turi bane Minani ndetse na Yani Aroni ndetse na Mani buri muntu yinjizaga bine tukabura ibiceri 400 ngo byibuze tugura isabune nitukisiga na samuna kubera iyo ngutiya ya mini ninkufata wambaye akamini sha kubera iyo ngutiya ya mini hatanga wo mu gitanga umuhungu wa niyitanga hamwe bacuruza imitanga bakunda no kwitanga aho abandi batitanga yari gifitiye imitungo ndetse atunzemo n'amatungo ubu yatorokeye ikibungo ubu yirirwa ari kubunga igiyo ngiyi ikibungo bamuteruye kabunga ntagira y'ikiyungo kubera iyo ngutiya ya mini ninkufata wambaye akamini sha abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho nayo umuceri abakobwa mutagira umuco honga ibiceri duciriye inshuro byose mugomba kubicaho hanyuma ubundi mugacaho tukabura umuceri duca inshuro ngo congo zikaducikira ngo zigakecura zikaba nk'uduci abakobwa shaho muri abacuhi ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi n'igishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 n'ishura nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze ikitwa ibiceri nta nagaceri k'10 nyiraceri yaciyeho arangije nawe ayitacaho ubu kwa mucoma sinahaca ndi nk'igicucu mu gace abakobwa shaho muri abacuhi uretse kuba ameze nk'injiji na nubu ndacyari mu rujijo Janete wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana icyama nkazibonera ijuru hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare abakobwa namwe abakaze abakubita kuma ku kaboko ubundi akaboko gakonyore mubura uko mufata gakoni mubura uko mufata nagakwi igihe muri mu gikoni mudutegeka kubagurira kare ngo dati kare ni y'urukundo kumbishaho no kudukura abakobwa shaho muri abacuyi yes abakobwa bati muri abacuyi ariko umenya abakobwa baragowe oya nago bagowe si byose nge mfite ifembe yo kuzaguhuza n'umusizi w'umukobwa nkareba challenge asa nk'ukurutamo gakeya nkareba challenge mwagirana yego kugira ngo izo slang ngo abakobwa n'abacuyi ibintu byose babyize cece yego nuko rero wisanze mu busizi wisanze mu njyana yo gukora ubusizi byaje ryari byaturutse hehe byagufasha bite reka tuyite indwara mama amaze kwitaba Imana niho nabitangiye bitangira bitewe n'agahinda nari mfite numvishije ubu agahinda nari ndi gucamo nagashira hanze ariko mbicishije mu gihangano nshize hanze aka video ka mbere karakundwa nkomereza ko mba ndwaye iyo indwara biragufasha nta muntu wigeze uyireberaho wisanze mu busizi mu buvanganzo ikinyarwanda iyo uri kugisoma wirefera kubihe bitabo ese umujyi wo kuvuga ngo ngiye wandika biturutse he bitewe na situation mba ndimo wandika bitewe na situation urimo ubu kano kanya uramutse ubonye umuntu kano kanya buriye nk'imodoka ikamugonga akabaduka agahaguruka akirukanka uhita umukubita umurongo nabigerageza nuko rero hano mu Rwanda iyo tuvuze abasizi abantu benshi ntabwo babyumva ko umwuga w'ubusizi ushobora gutunga abantu wowe iyo urebye ubona umwuga w'ubusizi ushobora gutunga abantu birashoboka kubera yuko ubu haje imbuga cyo ni icyambere imbuga nkoranyambuga kandi zishyura ushobora gucishaho ibihangano byawe aya makuru yafite ko imbuga nkoranyambaga hariho akantu ndayafite ngira imbuga nkoranyambaga 3 uzi zigabura hari YouTube hari TikTok izo sisi zihagije ntago nta Instagram na Instagram nta kintu urabyandikira ibyo bintu mbo shawanyiteje pe niko yes ntago ndabikora ariko ndabiteganya urumva ko ngo inspiration urabisho mbuga nkoranyambaga yego twagiye tugira abajene nkamwe bagiye bakora akazi mukora bagakora ubusizi bamwe bagatumira mu makwe kuvugira inka nawe nibyo ukora bihuriye he kuvugira inka nawe nanjye nibyo nkora nawe uvugira inka oya ntago numvise urambajije ngo kuvugira inka nibyo ukora nibyo nkora yes bitandukanira ahantu bitandukaniye rero kuvugira inka nanjye ibyo nkora kuvugira inka tugiye gutukana aha ngaha rero abanyarwanda ntibaze kudutuka nta kinyarwanda tuzi ni ukuvuga ngo amahamba ni ibiki ni biri muri ibyo nyine by'inka ni ukuvuga ngo wowe ukora amahamba cyangwa sasa rero bitewe n'ukuntu mbese ubuhanzi bwanjye cyangwa se ubusizi bwanjye buri uko naho buhuriye n'ibyo
aho bure n'ibi ngibi n'ibyo ngibyo bindi byo ku ruhande by'inka n'iki. none rero kuki inyandiko yawe ndi kumva yibanda kuri situation waba uherereyemo ujya kwandika ngo abakobwa ni abacuyi. Yego. Ninde wari ugukoreye ubucuyi? Nyiraciriye yaciyeho arangije nawe ahita acaho. Reka nta n'agaceri k'icumi. Nyiraciriye yaciyeho arangije nawe ahita acaho. Nyiraciriye yaciyeho arangije nawe byose ni cece. Ko ushaka kuba ukaze. Ubwo ni nyiraciri. So ibihangano byawe rero umuntu abashije kugira ngo abashe kubikurikirana yabikurikirana aciye he? Mbo ku mbuga zose nitwa Boyfriend Patrick. Nawe ufite imbuga nkoranyambaga? Reka zose nitwa Boyfriend Patrick, keretse YouTube nitwa Boyfriend TV Rwanda. None ijambo boyfriend ryaturutse nyiga abakobwa baranziraga. Reka noneho nkataha ndarira. Mama yari akiriho nyine akambaza ngo niki kiri kukuriza, nkamubwira ngo abakobwa banyanze. Reka akambwira ngo icecekere ngewe uri boyfriend wanjye, nuko nkahita nceceka. Mbese uri boyfriend wa mere wawe? Yego. None ubu ngubu iyo tuvuze ku bakobwa ntabwo uratangira gutereta? Biragoye kubera ko nabacuye. kuba ari abacuye wenda sinzi arige nzabona umwiza utari umucuye. Umukobwa mwiza kuri we ni umukobwa umeze ute? W'imico. Umukobwa w'umuco. Iyo tuvuze umuco njya mbona hari abajya mu nsengero bambaye amapantaro. Sinshaka uwambaye akamini, asenga, atanywa ibisindisha, ari umukozi, ikindi afite urukundo. Ko numva tutari bukiranuke. Oya uwo ni nje. Uwo ni wowe. Aho kuri kugenda unkwepa uri kugenda unkwepa ati uwo ni wowe. Nta kantu wigeze wandikira wenda dufate nk'urugero uramutse ubonye nk'umwana wujuje ibyo usaba. Hari umurongo wamwandikiye? Ntabwo byabura. Mu bitekerezo ntabwo ari muremure, si mugufiya, si inzobe, si igikara, arananutse, nta byibushe. Nari nakunze Linda Priya. Linda Priya, tubwira Linda Priya rero akantu ugiye gutereta Linda Priya. Linda rwose nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe ni wowe ndura nkabindembe. Daniza afite madama ariko ngo kuri wowe yabindaya. Linda nge mbona uri Diama. Ibaze ko na Diamond wi Dar es Salaam na Dodoma diriga burukwa diriga dance zina Linda shari ndi yabuze ukuntu ruwa danje. Icyamupeso wo kugupesa ukama pase kugapiza nkabona peace. Kwisi hose ni wowe Miss wisi muresi panye, ni wowe post mbega isuri risupesha yisuwe yuko usuko gusiga uhora usize irusizi ho bamaze sinyakaro kuba maso ari wowe sisita wa Yesu. Linda Priya ukwiye kubyinwa mu mbyino zibyina ibyiza byose byinshi byiza byera kandi bibyibusha ari na byinshi nibibi byawe. Linda uri bye ariko nge nongeyeho trebye. Linda Priya ni wowe utera abapipo gupapa Patrick nkuhaye peti peni na wari mwiperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga kukaguhoza post. Papa ni pasiteri ariko ngari bubipirate ni wowe umuha peace na power ngo yanagupesa. Linda nubipinge nanjye Patrick ndamutse ndi padiri uba hafi ya beperisikopi hari n'agatipe kaguhaye impeta nabipirata ubwo bupadiri nkabupirata. Ako gatipe twapereka ntago papa niyo polisi nayo yazanamo pisitora nayo twapereka ntago papa ndi kugutwara muri Panama. Linda Priya mama I love you. Umva ahubwo noneho ndabona buri muntu wese uri muri kino kibuga cya showbiz uzagenda umwangira bitewe na situation uzaba urimo. Yego. muri kariyeri urimo, muri kariyeri y'ubusizi, hari bagenzi barukora bakora ako kazi, ngira ngo nka 3 cyangwa 2 urabazi. Yego. Mbwira abantu 3 bakora umwuga nk'ubukora. Hari Junior Rumaga, Serwakira nk'umusizi, Umurerwa Nadia, si 3 se sibageze. Okay, duhere kuri Rumaga. Mbwira ibintu 3 ukundira Rumaga. Ni umuhanga. Yego. Ikindi hari level yagezeho. Ikindi mbese namuvuga gutera
avuga make ntago akunda kugaragara mu itangazamakuru cyane. Okay. Ubona ari ihibanga Rumaga yakoresheje kugira ngo agere ahageze ubu ngubu. Wenda wihangane kuba nkubajije Rumaga nawe uraza kunsobanurira umbwira imigabo n'imigambi yo kugira ngo abanyarwanda ku rugero bifuza babashe kumenya. Icyo mbona yarakoze iryo ni ryo banga yarakoze. So ubona we yarafashe iyi style kugira ngo ubyite karakazi. Ni igiki cyatumye umenya ko Rumaga ari mu kazi? Icyo ngiye mvuze ngo umuntu ngo yarakoze. Yego. Nuko aba afite akazi yakoze akaba anafite na office. Yego. Nabonye akorana na ba Bruce Melody na ba Aline Sano na ba Alpha Rwirangira. Yego. Kandi bariya babikora nk'akazi. Rero ntago nabapfa gukora gutyo gusa. Ubwo rero we nawe tubwire rero ibintu bitatu ubona by'ingubongamizi kuri wowe, umbwira n'ibindi bitatu byagaragaza ko ushobora gutera imbere. Ni igiki mbese wakora kugira ngo abanyarwanda kugira ngo byibuze uwo mujyo Rumaga yakoze wo gukora featuring n'abandi bahanzi nawe uwo mujyo utere mu kirenge nk'iki? Uri gutegura iki abanyarwanda muri iyi minsi nugira amahirwe bakakwakira? Barakwakiriye? Imbogamizi n'ubushobozi nicyo cya mbere. Ikindi ni location y'ahantu umuntu aba aherereye. Location. Cya kabiri, cya gatatu connection nyine, network. Yes. Urakora iki rero kugira ngo duhere kuri network, ko network niyo ya mbere. Urakora iki kugira ngo ubashe kubaka network yawe? Biransaba kuva mu cyaro nkaza mu mujyi. Biragusaba kuva mu cyaro ukaza mu mujyi. Icyo ni icya mbere. Si icyo si ati no kuva mu cyaro tukaza mu mujyi kugira ngo tubashe guhura network. Aho ndemeranya nawe. Hanyuma umujyi wa Rumaga wo gukora ubusizi bwe busa nk'indirimbo zibyinitse z'iki gihe. Wowe urumva nawe ari wo mujyi wagenderamo? Iriya style ni nziza, ndatekereza yuko buri muntu wese w'umusizi arabyifuza. Nubwo gukeka ari icyaha ariko niko mbibona. Reka nkwemerere korabo. Urakoze cyane. Ngiye kuguhereza korabo niyo umuhanzi w'umuraperi. Abaraperi ujya ubakunda? Ndabakunda cyane. Mbwira abaraperi batatu uzi hano mu Rwanda. Ama-G. Ati Ama-G. Yego. Riderman, Riderzo. Undi sinzi nindera. Mukadafu. Bwira ijambo rimwe Ama-G the Black. Ndumva ariwe muntu naguteretera mugakorana featuring. Ijambo rimwe ndimubwire. Ni umuhanga byonyine. Yandika ku buzima, yibanda ku buzima. Kandi nanjye nibumva ibihangano byanjye byibanda ku buzima. Okay, dukubita kapera imwe yonyine ubundi dusoza ikiganiro nzaguhuze na Ama-G live, hanyuma ndebe kutazatitira. Njya numva rwamagani, njya numva amajyepfa ngo ujye utitira. Igisigo kimwe. Mukadata ba Mariya, ureke kunyita Marira, ari wowe unteza ya marira. Na n'ubu disi ndikurira, ukundera siko barera, nyamara bawura barera. Nanjye nduwa kabarebe, nguzanjugunya mu marebe, epfi yo ngiyo mu mariba. Numvaga nzaba wa Marina, nkajya ndirimbana na Marina, ndetse umudija ari Marino. None wanyangishije Marina, uhora unsunika mu bihano, unanjugunye mu mihana. Mukadata. Nyuma yaho mburiye mama, ubamara ari kwimara, kubona imere n'Imana. Kubona manu n'Imana, amazi yabaye mari. Byibuze mbera marayika, unyite Patrick, mvukana na Eric, ureke kunyita Joke. Iki Joke ni iki Joke, njyewe ndi Patrick. Mukadata. Data sigaye akaboga, ugahenga ageze iyi kabuga, ngo henga uyagura akayoga. Ndumva usigaje kundoga, unkoresha cyane nk'umuyaga, uba abandi bahungu barayaga, ariko njye nazanye amaga kubera gukora nk'umuyaga. Ndumva nangiye kwiyanga, kandi nimara kwiyanga ndumva ndahita ninaga, ariko naho ninaga ahubwo ndumva ndiniga. Mukadata. Yes, icyo cyitwa Mukadata. Amwita Mukadata. Ariko ntatubwiye amazina yawe. Nitwa Boyfriend Patrick. Nitwa Boyfriend Patrick. Imbuga nkoranyambaga zawe zose ni Boyfriend Patrick. So amazina wagiriwe umugisha no kwitwa n'ababyeyi na yayo.
ayo gaba gahagije kaba gahagije. yes kubera ko boyfriend n'ubundi nagiswe na mama so umubyeyi wanjye se ku ndangamuntu wapi keretse nongeye nkareba umusizi boyfriend ushobora kuba yibagiwe amazina ku ndangamuntu. Aka ni akagaruka rero njye nkwemereye kurabo yawe na Ama-G nutayinyishyuza ni akazi kawe nzabikora. twagiye ase buriya ni ngombwa yuko umuntu akwishyuza icyo wahizera oya twe tuba mu bintu byinshi turirukanka njye utanyishyuje buriya nuhiga umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko Imana itanezererwa abapfapfa niko Bibiliya ivuga. nayo njye ntakubaje ku ijambo ry'Imana wemera Imana yego urabyemera neza okay tuzagera ikindi kiganiro kubemera Imana kuko abasizi hari igihe njya numva batuka Imana. Aka ni akagaruka rero hano kuri Afrotrix Media rero tukaba twari turi kumwe n'umusizi ufite ebana ubushobozi bwahagurutsa arena. Ndakwifuriza kuzahagurutsa arena by the way. Murakoze cyane.